Imana mama Julienne niwe wadusengeye Imana yego kandi akaduheka mu buryo bw'umwuka yego kandi agakomeza kutwigisha akatwingingira Imana natwe tukayinginga igakomeza kutugira neza niyo mpamvu uri kubona twishimye turi kumwe nawe mu byaha byose bye byaratubase ari by'ubusambanyi ari byo ubujura ibyo byose yagiye atwigisha inzira nziza yo kubivamo Imana itugirira neza niyo mpamvu turi kumwe hano twanezerewe turi kumureba Imana imuhumugisha nukuri turamukunda cyane amen nukuri ndi gushima Imana nukuri nanjye nabonye Imana bitewe n'uyu mubyeyi wacu mama wa Julienne yamenyesheje gusenga ambwiriza neza antoza neza mu buryo bwa kibyeyi anyigisha kwihangana anyigisha gushikama ati kabone nubwo umugabo yabatahashye ujye uryamusinzire wihangana ubibwire Yesu nukuri Imana iduhereye umubyeyi umugisha kandi nukuri ijye mwagura mu buryo bw'umwuka kandi ibyo yifuza Imana ijye ibimuha kandi ikomeze kumushigikira n'abandi bose bazaza nyuma yacu izabigenza neza kandi nabo zakubera abana nabo babera umubyeyi turagushimiye Imana y'amahoro ikomeze kuguha umugisha ubwo ninjura mu kiwe mama Julienne subiza amaso inyuma cyagihe abo bose uko bagiye bakugana umbwire wakuruhije cyane wanduhije cyane so koko navuga ngo nindera yewe nta muntu wanduhije cyane bose barumvira yego kandi kubera ko bari baje mu gihe cy'Imana ntabwo bigeze bavunana kandi buriya umwana yumviye ntago arusha umubyeyi yego ndabashimiye rero ko nabo bagize kumvira ntibandusha yego banduhije cyane ariko wakwibukara abantu batatu bose harimo umwemera gato nyine harimo uwemera ukabona n'ibiri kumufataho ariko birangije ni nawe Yesu yafashe mbere y'abandi bose amugira ingwate amugabira umurimo dore n'uyu nguyu amen amen agenewe nendi gukeka reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho mwere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiratuma Imana Concorde reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha mufore ndacyari hehe ndakibereye mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana intara y'Uburasirazuba yego niho nagiye kureba umukozi w'Imana n'abakozi b'Imana benshi ariko Mana hari igihe umuntu abona ibintu akumva biramurenze nibwo bwa mbere nakoresha ikiganiro imbere ya kamera hicaye abantu bane nibwo bwa mbere nibwo bwa mbere yego reka duhere ku mubyeyi aba ari utwibwira mufore umubyeyi no umubyeyi twibwire amazina yanjye ni Namfura y'Ishyari Immaculée umuhanuzikazi uri muri ako karere ka Rwamagana umukozi w'Imana yego wakunze kumbaza akantu kagenda gutyo uravuga ngo mbese umuhanuzi arangwa n'iki yego umuhanuzi arangwa n'imirimo n'ibitangaza bikorekererwa muri we yego rero nyange ikintu kindanga nanga si ikintera kwigirira icyizere ko ndi umuhanuzi yego nuko n'abasazi mbasengera bagakira abasazi ukabasengera bakagira ute bagakira abarwaye indwara zananiranye zigakira mu izina rya Yesu yego icyo nicyo gituma niyemera ko ndi umuhanuzi yego kandi ikindi cya kabiri abantu banganye bangiriraho umugisha yego
mbabwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego. Nkababwira ukuri ko mu ijuru Yesu harimo Imana. Yego. Nkababwira ko nibihana bagakizwa Yesu azabatabara. Yego. Haleluya. Amen. Uwo niwo murimo wanje, uwo niwo nkora cyane kandi ukanteza nkumva mfite ibyiringiro. Burya ntakubise kugira ngo bazane umuntu warwaye mu mutwe umusengero ubona agaruye ubuzima. Yego. Nanga se umuntu witakarije icizere ubona uramusengeye abaganga baravuye barananiwe ukabona arakize. Ibyo binyemeza ko ndi umuhanuzi w'Imana. Yego. Haleluya. Amen. Kandi ikindi cya kabiri nifitiye mbese icizere gikomeye. Nta muntu ngira inama mugiriye nanirane. Inama ngiriye umuntu irubaka ntagisenya. Yego. Yego. Harya ubwo uhise udusengera bakivuga bamaze gusenga, kuko ariko bashobora kwivuga utari abasengera ugasanga barateshejwe. Reka dusenga. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye imirimo yawe itangaje wakoze. Tugushimiye ko wadukoreye ibyo abantu batarebashaga gukora. Mana nicaranye n'umukumbu ungana gutya, nanga se urubyaro rungana gutya, ntabwo ari mu mugambi wanjye ahubwo ni umugambi wawe. Kandi Kristo Uwiteka kuba tunejejwe n'Imana nuko hari aho wadukuye ukagera naho udushira. Bene data bifitiye icizere ko bakubonye, nubwo Uwiteka Imana nyir'ingabo twabigizemo uruhare, ariko uruhare runini ni wowe wakoze, barabakiza ubakiza uburwayi. Uyu munsi barimo barahamya Imana babonye. Bagirire neza cyane rero kandi ubateza intambwe mu buryo bw'umwuka n'umubiri. Kandi Uwiteka ubahindura abagabo kuba abagabo nyabagabo bakuguhamya Yerusalemu n'i Yudaya ndetse no kugera ku mpera z'isi. Nanje umuja wawe ugumye kunshigikira, ugumye kunyambika imbaraga, ugumye kundengera, ko mbizi neza ko dutuye mu isi ya Satani idafite ihumure, ariko iyo tugushikamijeho umutima tuba amahoro masa. Urakoze Mwami, tuguwe neza kubw'uyu munsi waduhaye, tuguwe neza kubw'uyu munsi waduhaye uruta iyindi yose, kuko twibonye ahantu hadasanzwe, kuko twibonye mu bundi buzima butandukanye n'ubwo twari dufite. Ngaho icubere n'ikibi cyawe na n'ubiteka ryose. Amen. Amen. Yego, turi kumwe na Hinduka Official. Abakunzi ba Concord TV Show mugende rwose mukandeho subscribe. Niwe wanzanya hano mu burasirazuba rwose ati mfite abanyempano. Yego, ni Julienne nta wundi, uriya n'ubundi ni mama Julienne. Yego, reka nsobanure impamvu abantu bicaye ari bane. Impamvu nge nafashe urugendo nje kureba Immaculée mama Julienne nk'umuhanuzi nzi Imana ikoresha ibitangaza. Bari abantu bicaye iruhande rwe bamenye yuko nzaza, nabo bati tugomba kuzahahurira. Sibyo ra? Yego. Noneho nge nta nubwo namenye yuko bavuka nuko ari batatu. Bariya babiri bari iburyo bwa Immaculée ni impanga, uri ibumoso bwabo ni Cyiza wabo niwe ukurikira ziriya mpanga. Nibyo ra? Yego. Nibyo? Kuri ko n'umuteko byikiza? Yego, mwikiriza. Ni wowe bakurikira? Yego. Ubwo rero bose icyo bahuriyeho, buri wese twagiye tuganira ku giti cye. Impanga twaganiye bombi turi kumwe, ndetse n'uyu wundi amazina mu kanya bagiye kubabwira. Bose bambwira ko uwabasengeye muri 2021 niba nibuka neza, barwaye indwara zitandukanye z'amayobera, amarozi n'ibiki. N'uyu mukecuru, uyu muhanuzi wacu, amaze kubasengera barakizwa, bakizwa ibyaha ndetse bakira n'indwara. Ubwo navuze ntireka baze babihamye bari kumwe nawe, aho gango bazamushimira atakiriho, bari kubivugira kumva ye atari kubyumva, ahubwo bamushime bagize ute bari kumwe. Niyo mpamvu abantu duriye ku kiganiro abantu ari bane. Yego, ubwo mpera mikoro gakuru. Haleluya. Amen. Anyitanyira Nsemana Solange. Yego. Nanjye ndi umukristo rwose, nkunda gusenga. Yego. Ndi umukozi wayo, ndayikora nkayivugira. Ikindi yarambwiye ko izampuza n'umunyamakuru, none umunsi yamuje n'abanyamakuru. Imana ishimwe ntabwo ikibeshya. Uyu mubyeyi wanjye rero ko bababwiye, iyo wansengeye ndwaye indwara z'amayobirane, ibyaha byinshi byarandemereye, aransengera, Imana ingirira neza. Yego. Iyi niyo mpamvu twicaranye ahangaha. Yego. Mpera gato. Nitwa Musabyimana Claudine. Yego. Ngiye gatoya. Ego, umukozi w'Imana mama Julienne
niwe wadusengeye Imana yego kandi akaduheka mu buryo bw'umwuka yego kandi agakomeza kutwigisha akatwingingira Imana natwe tukayinginga igakomeza kutugirira neza. Niyo mpamvu uri kubona twishimye turi kumwe nawe mu byaha byose bye byaratubase, ari by'ubusambanyi, ari ibyo ubujura, ibyo byose yagiye atwigisha inzira nziza yo kubivamo. Imana itugirira neza, niyo mpamvu turi kumwe hano twanezerewe turi kumureba. Imana imuha umugisha, nukuri turamukunda cyane. Amen. Mumpere na kiza mikoro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Nejejwe no gushima Imana none muri uyu mwanya. Ndi wa mubyeyi wabonye Imana naniwe. Ndi wa mubyeyi wabonye Imana ndushye. Nukuri ndi gushima Imana. Nukuri nanjye nabonye Imana bitewe n'uyu mubyeyi wacu mama wa Julienne. Yamenyesheje gusenga, ambwiriza neza, antoza neza mu buryo bwa kibyeyi, anyigisha kwihangana, anyigisha gushikama. Ati kabone nubwo umugabo yaba atahashye ujye uryamusinzire wihangana ubibwire Yesu. Haleluya. Amen. N'inama za kibyeyi yagiye anyigisha nanjye nzishikamamo, none nkaba nubatse ndi umumama ushima Imana. Imana ishimwe, nukuri yarakoze turamukunda, nukuri yagize neza. Niyo mpamvu twicaranye ahanga tumugaragiye dushima Imana yamuduhaye. Imana ishimwe. Amen. Urajya umva ashaka ijambo ajya ashyira hejuru mpemika. Urajya umva ashaka kuvuga ajya ashyira hejuru mpemika. Ushaka ijambo bashyire hejuru. Yego mpera gato. Nanjye nshimye Imana kuri uyu munsi, kuri iyi tariki. Ikintu nshimye Imana ni uko yampaye agakiza kayo ku buntu. Kandi kakampa ni ukuri ariyo yatanze umwana wayo kugira ngo mbe ndiho. Ndayishimiye kandi nshimiye mukuru wacu Julienne. Yagiye atuba hafi aho yarari mu ivugabutumwa, akadusengera, akajya tubaza ati babana amakuru, tukamubwira ngo ni meza. Abaza umubyeyi we umunsi ku munsi akajya dukurikirana, nawe turamushimiye. Turamushima Imana imuduhera umugisha utagabanyije, kandi mu byo akora ijya imwagura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Ni ukuri nkomeza gushima Imana yaduhaye uyu mubyeyi ngo atubere umubyeyi mu buryo bw'agakiza. Turamushimira, tumushimira Imana. Imana ibyumve ko nyishimiye, yarakoze mubyeyi wacu, tuzakubaha mu gihe cyose Imana ikitugutije, natwe ukitureba tuzakubaha kandi tuzakumvira, kandi n'Imana tuzayumvira kuruta byose kuko ari Imana idushoboza. Nakoze. Gakugiye kuvuga? Yego. Amaraso ya Yesu yagize umumaro, yahuje abatari kuzamenyana. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri ndafashije. Haleluya. Amaraso ya Yesu yagize umumaro, yahuje abatari kuzamenyana. Atari amaraso ya Yesu ntago tuba twarahuye n'ukuri, ariko kubera amaraso ya Yesu ntago twarahuye turamenyana. Yagize neza, twahuye n'abanyamakuru, ntago twari tuziranye, ariko Imana yaduhuje n'abanyamakuru. Yari yarabivuze none irabishohoje. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Banaziri haleluya. Amen. Yari yarabivuze rati. Turayishimiye aho igejeje ikora. Ni Imana ivuga igakora kandi yarangiza ikabisohoza bikagaragara, kandi bikagaragarira buri muntu wese. Ni ukuri Imana iduhere uyu mubyeyi umugisha, kandi ni ukuri ijya imwagura mu buryo bw'umwuka, kandi ibyo yifuza Imana ijya ibimuha, kandi ikomeze kumushigikira. N'abandi bose bazaza nyuma yacu izabigenza neza, kandi nabazakubera abana nabo babera umubyeyi. Turagushimiye, Imana y'amahoro ikomeze kuguha umugisha. Amen.
ubwo ninjura mu kiwe. Mama Juliet, subiza amaso inyuma. Cyagihe abo bose uko bagiye bakugana, umbwire wakuruhije cyane. Wanduhije cyane. So koko navuga ngo nindera. Ewe nta muntu wanduhije cyane. Bose barumvira. Yego. Kandi kubera ko bari baje mu gihe cy'Imana, ntabwo bigeze bavunana. Kandi buriya iyo umwana yumviye ntabwo arusha umubyeyi. Yego. Ndabashimiye rero ko nabo bagize kumvira ntibandusha. Yego. Banduhije cyane ariko wakwibukara abantu batatu bose ko harimo umwemera gato nyine. Harimo uwemera ukabona n'ibiri kumufataho, ariko birangije ni nawe Yesu yafashe mbere y'abandi bose. Amugira ingwate amugabira umurimo, dore n'uyu nguyu. Amen. Agenewe nendi gukeka. Andi kuraba ku muntu wapingaga. Ariko nagakuru yabivuze ati nabyiraga gato. Ati ntabwo narekisha play yanjye ati byo nibihe. Komeza. Rero nanjye ndishimye. Ikintu kinejeje ntabwo ndi kwirata ngo yuko ndi umuhanuzi, nanga yuko nsenga abantu ibitangaza bigakoreka. Ahubwo turashimira Imana idukoresha. Eka duhe imbaraga tugakora bikemera. Kabishwe k'ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nitugira kwizera tuzakora n'ibyo data wa twese atagize gute atakoze. Tugiye gusogereza ku ijambo riri mu Befeso ryanshoboje gukora ibyo byose. Nanga rituma nkomeza kwigirira icyizere ko ndi umuhanuzi. Abefeso 3 umurongo wa 20 wonyine niwe turi busome. Eka mpasome rwose. Hasome. Abefeso ibice 3 umurongo wa 20. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iryo jambo rituma nigirira icyizere nkaba ntacitakariza. Ni ijambo rikomeye rirema rivuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba kubw'imbaraga zayo zikorera muri twebwe. Ndashimira Imana yakoreye muri ngewe. Ndashimira Imana ikorera muri ngewe. Ntabwo ari imbaraga zanjye, ntabwo ari inyama n'amagufa. Nukuri namuze yambere umuhamya wo kubihamya. Amajoro ndara ndyamye ngasinzira. Nakubwira nk'amajoro 2 na 3 yenda kariyomba naryamye, ayandi ndarampaguruka. Ariko ngashobozwa na Kristo mpimbaraga. Uwo ngo wavuze ngo tubasha gukora ibiruta cyane. Nuko rero nkabwira abantu nibigirira icyizere. Ivuganye natwe kibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba kubw'imbaraga zayo. Ntabwo izakorera mu gitabo ngo ngikorera muri twe. Haleluya. Kandi yiteguye no gukora ibiruta ibyo abantu bageze gute bayisabye nkuko nanjye binkoresha. Haleluya. Imana tugirire neza. Amen. Imana ishimwe, Imana tugirire neza. Ico nico cyizere mfite, kandi na bugingo n'ubu ntabwo nzacitakariza. Kandi vuze ngikorera muri twe, igendera muri twe, ikavugira muri twe, igakorera muri twe, igakiriza muri twebwe imirimo n'ibitangaza bigakora. Twifitiye icyizere rero n'ukuri nta mpamvu n'imwe yatuma tutigirira icyizere. Iyo rero ibasha gukora ibiruta cyane ibirenze niyo yampaye aba bantu. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Buriya abantu b'abahanuzi ni ikintu gikomeye. Niyo tumaze guhanura dusigara twitekereza tuvuga ngo Mana, ibi bintu bisohotse bikanyura muri twebwe, ese bizasohora? Ese bizasohora? Ikintu kidukomeza rero ni igihe umuntu wahanuye agarutse akavuga ati bya bintu wamhanuriye byasohoye. Ico kija gikomeza iki umuhanuzi. Imana ibaha umugisha rata. Nimuzabe nk'abandi bose ahubwo kuko ubu nanje munshubijemo iki imbaraga. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Nukuri nifitiye icyizere kandi nawe mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Amen. Amen. Haro tuniganye ijambo ngo dusoze. Reka tumusabire umugisha muri yamunda mukanye yacu. Yego. Umugisha, imbaraga, amavuta, indishi z'akababaro ubimuhe Mana, imuhe muki mu mwuka no mu mufuka, ijuru rimwiteho.
amen haleluya amen. nta muntu ukumva afite indirimbo mu gitabo iri kubafasha ngo ariyo dusorezaho gitere muyisorezeho. umuririmbyi w'154 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. ndabaririmbira ibyo wampfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye miki Kristo, ukaza mwisuka mpfira, wambonye miki Kristo, ukaza mwisuka mpfira, yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, hari n'inshuti nkawe se yakunda abayihinyuye, hari n'inshuti nkawe se yakunda abayihinyuye, baramushingije bashashe imyambaro, ngo Hoziyana hahirwe umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwe, bukeye barahinduka, bati nabambwe, bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira, nkabona uko aducungura, ibyo byose ibyara byihanganira, nkabona uko aducungura, yavuye mu ijuru aza muri iyi si, aburaho yaramika umusaya we, apfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru, apfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru, ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Mana ishimwe. Yego, reka tubasabe ufite mikoro itange nimero muzenguruke buryo noneho umubyeyi wacu adusoreze n'isengesho. Imusabye Imana Claudina, izina ni gatoya, nimero yanjye ni 0782665114. Amazina yanjye ni Nyiransabimana Solange, Kabare Gakuru. Nimero zanjye za telefoni 0782665102. Haleluya. Mana ishimwe. Amazina yanjye ni Uwamahoro Aime Belize. Nimero za telefoni ni 0785674946. Yego. 0788 40 84 0788 40 84 509. Kadusenga Imana yatugiriye neza ikaduha uyu munsi. Ni umunsi utandukanye n'indi minsi yose twabayeho. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turagushimiye Mana, tugushimiye ko hari benshi batambutse uyu munsi.
ariko twebwe impamvu tugushimiye nuko watuzigamye, wadukanguye muri cya gitondo duha umwuka wo guhumeka, tugejeje muri aya masaha turacafite umwuka wo guhumeka, izina ryawe nirishimwe. Amasaha atambutse ni maremare cyane, kandi n'iminsi yatambutse kuri twebwe yari myinshi, ndetse igaragara myinshi yari mibi cyane, yari ikwiye kuduhitana, ariko tugushimiye ko waturindiye uyu munsi, kugira ngo uyu munsi twibone ahandi hantu, twibone kuri imbere y'iyi radiyo, twibone imbere y'abadukurikiye badukunda. Mana, dufatanyirije hamwe kuguhimbaza kubw'imirimo wakoze, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye ko waturindiye bene data. Mana, iyo abari ku bwacu ntabwo twari kumenyana, ariko impamvu waturinze ukatuzigama nabo ukabazigama, kwari ukugira ngo mu gihe nk'iki tuvuge ineza yawe. Mwami wanjye, urakoze Mana, watugiriye neza, abadukunda nabo wabagiriye neza, abadukurikiye nabo wabagiriye neza, kugeza uyu masaha duhagazeho. Uwiteka ukuboko kwawe kwakomeje kubana natwe, twemerera umugaragu wawe nawe wakomeje kumushyigikira, yagize ishyaka n'umuhati byo gukandagira muri uyu murenge. Dushoje tumusabira umugisha, dushoje tumusabira uburinzi, dushoje tumusabira kwaguka mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, kandi dushoje tumusabira ngo igihe cyose uzagendane nawe, natwe twisabira Mwami, kugira ngo ugumye kuduteza intambwe kandi ukomeze kutwigiza imbere mu mbaraga z'umwuka. Urakoze Mana, dusengeye abazanye iyi radiyo kugira ngo bagirire neza cyane, abageze kuri izi ntera Mana bagurira imbago nk'uko wazaguriye Yabesi, kandi kigeretse kuri ibyo icyo tukwisabira cyane ni ukuzakubona muri cya gihugu. Urakoze Mana, ngaho turi mu isi, gumya kuturindisha imbabazi, ni mu izina rya Yesu.